hashize umwaka sabwe ngira François nti uzi n'ibindi ndabona umutima wanjye nanjye hatangiye kugunganiramo benshi, ndabona nkwigizayo, ndabona hazamo abandi, mfata icyemezo rero cy'uko duhagarika inkwano bakazayisubiza. Abimbwiye nyine nararize, ndumva nigeze kugira mu mutima wanjye bakobwa 10 bose bakwirwa mu mutima. Uyu munyarwanda namusanze arundi, yansanze ndundi, ndiga kumumenya kuva twahura sindamusoza. Ntagato nagusanze ntagato twabanye ntagato. Bahura bwa mbere, Ngarambe François Xavier yaramaze gusohora indirimbo ye Umwana n'Umutware. Mu guhura kwabo, Solange yari afite imyaka 16, bahurira kwa nyirasenge wa Ngarambe agiye gusura mubyara we bari inshuti. Yahasanze Ngarambe maze abaririmbira iyo ndirimbo ateruye umwana wa nyirasenge. Solange biramushimisha cyane kubona umusore uririmba umwana. Icyo gihe aba bombi bari bafite abakunzi, ndetse umunsi wa mbere bahura ibiganiro byabo byagarutse ku bakunzi babo. Ariko icyo gihe nari mfite uwo nkunda, urukundo rwanjye rwa mbere nawe afite uwo akunda. Ikintu cya mbere twaganiriye uwo munsi ni abo twakundaga, tuvuga abakunzi bacu. Nari mfite umukobwa natekerezaga nitaga fiancé, numva ko tuzabana. Hanyuma rero icyo nakunze kwa Yvonne Solange, yari afite uwo akunda ariko utari mu gihugu, ariko nkumva afite umukobwa ufite icyemezo, ufite imbaraga muri we zo gutegereza, zo gukunda kugeza igihe nyine ibintu bigiriye mu buryo. Nkunda ubwenge bwe, ndamushima, ariko nari mfite undi ntegereje. Nyuma y'icyo gihe wongeye guhura nyuma y'imyaka 4, ubwo Ngarambe hari umuntu wari waramurangiye umukobwa wamubera umugore, maze ajya gusura iwabo w'uwo mukobwa. Agezeyo asanga badahari, yigira inama yo kujya iwabo wa Solange kubasuhuza. Icyo gihe byari mu gihe cy'amasomo, Solange yagombaga kuba ari ku ishuri, ariko amusanga mu rugo aramwakira, maze bongeye kuganira ku bakunzi babo. Bose basanga baratandukanye nabo bakundaga. Nuba ikibazo cya mbere twabazanije ni amakuru y'abacu twari duherutse, twari tumaze imyaka ingahe ine tuvuganye, tubavuganyeho, ariko buri wese yavuga ko byarangiye. Muri ako kanya numvise yinjiye mu mutima wanjye. Ubwo narije kwamara iminota 5 nkajya kureba wa mukobwa w'igitego bandangiye. Hanyuma rero imvura iragwa, biba ngombwa ko mpamara amasaha 2 tuganira byinshi byanyuze. Hanyuma subiye kureba wa mukobwa, nsanga wa wundi bandangiye nawe nsanga ari mwiza, ariko umwanya wari wafashwe mu mutima wanjye. Uwo munsi nibwo batangiye urukundo rwabo, batangira kwandikirana utubaruwa mu gihe Solange yari yasubiye ku ishuri, nubwo nta wari wareruye ngo abwire undi ko amukunda. Maze Ngarambe abinyuje mu buhanzi araritobora, amubwira ko amukunda. Twakomeje kwandikirana, nyuma aza kumbwira ko ankunda mu buryo bwa gihanzi. Ni muri za nyandiko zacu naranditse nti ngiye kubwira ijambo, nurifindura nzakugurira shokora, ko yakundaga shokora. Ubwo rero nandika utudomo tungana n'ijambo, nicyo namubwiraga, nawe aza kugifindura, asanga ari je t'aime. Urukundo rwabo rwarakomeje. Umuhanzi Ngarambe aza no kubwira Solange ko yifuza ko bazabana, ariko nabyo abivuga mu buryo buzimije, buryoshye cyane. Yarambwiye ngo arashaka gukora ifoto nanjye. Ayo magambo ni amagambo Ngarambe yakuye kuri nyirakuru, wahoraga amubwira ko yifuza kuzabona ifoto ye, ni ukuvuga umwana we. Maze nawe mu gushaka kubwira Solange ko yifuza ko babana, amubwira ko yifuza ko bakora ifoto. Ni ijambo atahise asobanukirwa, kuko yabanje gutekereza ko amubwiye ko yifuza ko bifotozanya. Nabanje kubiseka, ndavuga n'ayabahanzi. Hanyuma ariko nshishoze ndavuga ntabwo
nibyo koko nari nkiri mu ishuri ngiye kurangiza, ubwo wenda yateganyaga ko mu kiruhuko tuzasohoka tukifotozanya, ariko nari mfite amahirwe yo kugira uko mbanye n'Imana mu isengesho, nkumva hari ikindi gisumbye yaje teme yambwiye, noneho nza kumva ko igisobanuro cyabyo ari uko ashaka ko tuzabana tukanabyarana abana. Hanyuma rero ndamusubiza ngo yego. Mu mwaka w'1991 ubwo Solange yiteguraga gukora ibizamini bya leta, mama we yaje kumwandikira ibaruwa amusaba kwita ku masomo ye, iby'urukundo rwe na Ngarambe akabishyira ku ruhande. Muri icyo gihe Ngarambe we yari amaze kubwira ababyeyi be bamureraga ari bo Rugamba Sipiriyani wamubyaraga muri batisimu ko Solange ari fiancé we, maze umugore wa Rugamba Sipiriyani abimenye nawe abibwira mama wa Solange kuko bari inshuti cyane. Icyo gihe Solange amenye ko ababyeyi bamaze kubimenya, byaramubabaje cyane kuba atari wafashe iya mbere ngo abibabwire, maze arakarira Ngarambe afata icyemezo cyo kumureka. Umva ko iwacu babimenye atari jye wibibwiriye, byambereye gikomeye cyane. Mucira n'urubanza ntarihutana ibintu, uyu muntu agomba kuba adashyitse, umuntu agomba kuba arirukankana ibintu ku muvuduko utari uwanjye. Aje rero numva bya bindi byose twandikiranye, twari dutegereje ko ibiruhuko bije nyine tugiye kubigaragarizanya, numva nashyizemo amaferi, numva nabamwihoreye gato yakabanza nawe kumva ibyo yakoze, ingaruka zabyo. Amaze kumwanga, Ngarambe yatangiye gutekereza kujya mu gipadiri, maze akaba padiri ko kuva na kera akiri umwana ngo yabyifuzaga. Icyo gihe yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa, akomeza gusenga cyane asaba Imana kumuha umuhamagaro we, akamenya niba agomba kuba padiri cyangwa se niba agomba gushinga urugo. Ndwana n'umuhamagaro w'ubupadiri, ndwana n'imihamagaro byo navuga ko yombi ari ubupadiri ari ugushyingirwa, byose biza mu mutima wanjye. Byafashe igihe rero, ndetse noneho ntangira no kwinjiza mu mutima wanjye abakobwa bamwe na bamwe, noneho buhoro buhoro uza kubona ko mpamagarirwa gushyingirwa. Maze kumva ko mpamagarirwa gushyingirwa rero, hari hasigaye kumenya uwo tuzabana. Umutima wanjye warabaye nyine isibaniro ry'abakobwa benshi. Ndumva nigeze kugira mu mutima wanjye abakobwa 10, bose bakwirwa mu mutima, ariko buri wese afite akanya gatoya. Yakomeje gusenga cyane. Muri icyo gihe Solange nawe aza kongera gukundwa n'undi musore, ariko we akumva agikunda Ngarambe, ndetse abibwira uwo musore ko afite undi muntu akunda. Nubwo basaga n'abatandukanye, yagarutse mu Rwanda azanira Solange impano, bongera guhura. Muri icyo gihe Solange we yumvaga agikunda Ngarambe kandi cyane. Gusa Ngarambe we nubwo yumvaga agikunze Solange, yari afite n'abandi. Mu gihe atarahari, hari undi muntu waje ambwira ko ankunda, yarabimbwiye nkiri ku ishuri, ariko mbwira ko nanjye mfite uwo nkunda. Aravuga ati nunyemerera tuzapiganwa. Ndambwira nti nubishobora uzabikore. Ariko uko aje kunsura, nkahita ntekereza François, uko ambwiye ko ankunda, nkakumbura urukundo rwa François. Mu 1992 mu kwezi kwa 4 baje gufata umwanzuro, maze afata irembo. Mu kwa 8 arasaba aranakwa. Nyuma yo gusabwa, Solange yahuye n'ibigeragezo by'abasore benshi bazaga kumusaba kubana nawe kuko ubukwe bwabo bwari bwaratinze cyane. Bamwe bazaga bamwereka ko bafite ubutunzi, abandi bakamwereka ko bafite amashuri ndetse n'ibindi byiza. Nyuma y'umwaka asabwe, Solange yaje gusaba Ngarambe ko babivamo iwabo bakabasubiza inkwano. Iyo umukobwa yasabwe kugira ngo niho rubanda bamenya ko hari. Hashize umwaka asabwe, ngira François nti uzi n'ibindi, ndabona umutima wanjye nanjye hatangiye kugunganiramo benshi, ndabona nkwigizayo, ndabona hazamo abandi. Igihe rero ndi mu mayira abiri, byiza nuko mpagarara nkabanza nkamenya inzira ngomba gufata iyo ariyo. Sinkubabaze, ndagukunda, ariko kandi sinirohe mu byo ntasobanukiwe neza. Mfata icyemezo rero cy'uko duhagarika inkwano bakazayisubiza, ariko simubabaze kandi nanjye sinishore mu byo ntasobanukiwe neza.
ubwo rero abimbwiye nyine nararize maze kwihanagura mutura Imana yamumpaye. Ngarambe byaramubabaje cyane ndetse n'ababyeyi be n'inshuti. Gusa Rugamba Sipiriyani wamubyaraga muri batisimu ari nk'umubyeyi we yaramuhumurije amubwira ko uko byagenda kose azamugarukira. Yafashe umwanya wo kubaganiriza bose ndetse yongera kubahuza, nubwo Ngarambe kubyakira byabanje kumugora. Yari yamushinze umwana we umuhungu we mukuru ngo amuzane iwanjye, ntabwo hari kure cyane ku Kimihurura. Hanyuma amugejeje imbere y'urugo Yvonne Solange yinjiramo, ndasohoka noneho mbona andamburiye amaboko ngo ngwino. Noneho ngewe nsa nkaho nibajije ibyari byo. Ako kanya nawe hari uko yabibayeho. Byabaye akanya gatoya mu by'ukuri, ariko kuri gihe byambereye igihe kirekire cyane. Numva ngize ubwoba kubera iki atinye kungana, agomba kuba yisubiyeho. Ngewe naje ariko we ntago yiteguye kugaruka. Nkumva ni nkaho nasabye ubutaka ngo bufunguke bumire, atarambwira ngo ntago tugikomezanye, ariko aremera araza. Rero ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1993 nibwo bombi bafashe icyemezo cyo gusezerana mu mategeko, maze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 1 mu mwaka w'1994 basezerana imbere y'Imana. Kubakira ku Mana twigira iya mbere mu buzima bwacu, kuko niyo yaduhuje. Biratangaje kubona umuntu aturuka epfo ndagaturuka haruguru mu kubaka urugo, kandi ari ubuzima bwose, atari ukuvuga ngo ndaje tugerageza imyaka 5 10 nibidakunda nzagenda. Oya, twiyemeza kubana ubuzima bwose buziraherezo. Kuri ubu aba babyeyi bamaze imyaka 30 babana, aho babyaye abahungu 5 ari bo imfura yabo Ngarambe Rwego Emmanuel Jimmy wavutse mu mwaka w'1995, Ngarambe Rwema Daniel wavutse mu mwaka w'1997, Ngarambe Rwirunganzo Samuel wavutse mu 2000, Ngarambe Rwere Michel wavutse mu 2004 na Ngarambe Rwiza Raphael umuhererezi wabo wavutse mu mwaka wa 2010. Bombi bavuga ko mu myaka 30 bamaze babana bagiye bashwana kenshi, ariko bikabaviramo gukomeza urukundo rwabo. Ntabwo nabara inshuro twashwanye muri iyo myaka buriya, ariko nta nubwo nabara inshuro twasabanye imbabazi, urukundo rugakura kurushaho muri iyo myaka, ku buryo hari naho byigeze kugera tukavuga ngo ntako bisa gushwana, kuko bituma twongera gukundana noneho kurushaho. Tugasanga twashwanye tugeze ahangaha, twamara gusabana imbabazi tugahita tugera ahangaha. Ni urugendo rukura rero. Mwavuze ngo umuryango mwiza urashoboka, ariko umuryango nta makemwa ntibazababeshye. Ntago dushobora kuba parfait. Imana yonyine niyo parfait yonyine, kubera ko turi abantu dufite umubiri, turareba tugacumura, turavuga tugacumura, turatekereza tugacumura. Uyu munyarwanda namusanze arundi, yansanze ndundi, ndiga kumumenya kuva twahura sindamusoza. Uyu munyarwanda namusanze arundi, yansanze ndundi, ndiga kumumenya kuva twahura sindamusoza. Ntagato nagusanze ntagato, ntagato twabanye ntagato. Bantu muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni metero 25 kuri 25, 20 kuri 25 uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza buri hejuru ya metero kare 332. Ni ibibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mutation mu gihe cy'umunsi umwe
waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 93 22 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 177 898 443 20. Ngwino tugufashe gukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.